ibikomere watewe nabutabara. Yona igice cya mbere umurongo wa 2. Haguruka ujye Nineve wa murwa munini uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Imwe mu mpamvu zituma intambara turwana ikomera kuruta izindi zose nuko abo twagatekereje nk'abanzi bacu nabo bari mu bo twatumweho. Ubwo Yesu yapfaga ku musaraba, mu bo yapfiraga harimo n'abari bari kumwica. Ntibyoroshye gufasha abakwanga ugatabara abagufata nk'umwanzi wabo ukomeye, ukabagirira neza bakigambiriye kukugirira nabi. Urwo narwo ni urugamba twahawe kurwana ngo duhindure n'abatwanga. Yona yari umuhanuzi w'Uwiteka, maze Imana imutuma mu murwa w'i Nineve, ariko ashaka uko ahunga. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye Nineve wa murwa munini uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka. Amanukana i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Yona igice cya mbere umurongo wa 1 kugera kwa 3. Imana yamutangiriye mu nzira, iteza umuraba mu nyanja kugeza ubwo bamujugunyemo ibona gutuza, maze urufi runini ruramumira. Ageze mu nda y'urufi yasengeyemo atakira Imana, yumva gusenga kwe, itegeka urufi kumuruka imusozi. Ageze imusozi ijambo ry'Uwiteka ryamugarutseho ngo ajye kuburira Nineve, maze aragenda nubwo atarabikunze mu mutima we. Yahanuye akaga kagiye kuza, ntiyanavuga ibyo kwihana kuko ntiyanashakaga yuko bihana. Bumvise ubutumwa baciye bugufi barihana, ndetse Imana ireka kuharimbura. Yona abonye Imana ibababariye yagize umubabaro cyane, ndetse abigaragariza Imana. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Yona igice cya 3 umurongo wa 10. Ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga nkiri iwacu? Nicyo cyatumye nshoka mpungira i Tarushishi, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. Yona igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Bibiliya yera ntivuga yeruye impamvu Yona atifuzaga ko ab'i Nineve bababarirwa, ariko bigaragara ko umutima we wari warakomekejwe cyane nabo. Imana yagerageje kumwigisha, imeza uruyuzi ruramutwikira, rumukiza izuba ryaho yarari. Bukeye itegeka inanda kururya, maze yohereza izuba riramwotsa, bituma babara cyane, yisabira gupfa. Uwiteka aramubaza ati, ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje, uruyuzi rwameze ijoro rimwe kurindi rukuma? Jyewe sinari nkwiriye kubabazwa n'ab'i Nineve, uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri basaga batazi gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo n'amatungo menshi? Yona igice cya 4 umurongo wa 10 n'uwa 11. Ibikomere bari baramuteye byatumye atabasha kumva iby'Imana yamubwiraga, ndetse ayifata nk'ishyigikiye abanzi be. Yasaga n'uwibagiwe ko nabo ariyo yabaremye, bigatuma atumva uburyo yabakunda, akumva ko ikwiye kubanga nk'uko nawe abanga. Hari benshi kubw'imitima idahindutse bashaka kuzana Imana mu nzangano zabo n'abandi, bakibagirwa ko twese twari abanyabyaha tugirirwa imbabazi na Yesu. Bibagirwa ko mu bo Yesu yapfiriye harimo n'abo bafata nk'abanzi babo, bigatuma batabasha gukoreshwa n'Imana nk'uko ibishaka. Ni ngombwa kwambara umutima w'imbabazi n'urukundo ku baduhemukiye, ndetse n'ababasha kuduhemukira no kutugirira nabi tukabagirira neza. Hariho n'abandi bagira ineza batayiturwa nabo bayigiriye bakarakara, nk'aho ari abo bantu bakoreraga atari Imana. Ni ngombwa kuba twiteguye gukunda abatwanga no kubagirira neza, baba abo mu gihe cyashize n'abashya duhura nabo, kuko abo bose bari mu bo Yesu yadutumyeho guhindura. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Abefesi igice cya 4 umurongo wa 32. Dusenge. Mwami Yesu, mpa kugira umutima w'imbabazi ku bampemukiye, mbashe kuba igikoresho cyawe cyiza kuri bose, mu izina ryawe Yesu. Amen.